Mwiriwe neza, twongeye kubasuhuza muri studio z'inzu y'amateka ndetse n'imigani nge tugiye kubana muri iki kiganiro. Ni Isake nk'ibisanzwe, tugiye kuvuga ku kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga kinini abantu benshi mutaziho amakuru y'ukuri. Ikiyaga cya Kivu wari uzi ko ari cyo kiyaga cya mbere ku isi gifite ubugome buteye ubwoba? Aka kanya niyo mpamvu ugiye kugusobanurira ubugome bw'ikiyaga cya Kivu, ariko ubu munsi ntabwo ariko turibanda ku byiza by'ikiyaga cya Kivu, ariko uzi neza yuko unamenye yuko ari cyo kiyaga kuri isi gifite ubugome buteye ubwoba. Reka tugende ku kiyaga cya Kivu, ariko mbere yuko dutangira reka ngira abo nsuhuza. Mbere na mbere banje gusuhuza abantu bari muri groupe Twisekere, ni groupe nziza cyane. Mbere na mbere reka mbanze gusuhuza Jado, suhuze Kwitonda, Kwizera, Jeannette, Muyoboke, Bahabe ndetse n'abandi mwese muri iyo groupe mwumve yimo ikaze. Ba Manuel mwese ndabashuhuje, Bosco nawe uyumvemo ikaze. Reka tugende ku kiyaga cya Kivu. Ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga kinini kiri hagati y'igihugu cy'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bihugu byombi birakigabana. Nicyo kiyaga kinini mu Rwanda. Uburebure bwacyo bufite kilometero 100, ubugari bukagira kilometero 80. Gifite ibirwa byinshi cyane. Muri ibyo birwa harimo ibirwa bituwe, ibirwa bibamo abantu, mbega muri make harimo n'ibirwa bihingwa. Icyo kiyaga ni ikiyaga gifite umutuzo ku maso ubireba, abantu benshi bakunda kwegera cyane, ariko icyo kiyaga ntibazi ubugome bwacyo. Kiriya kiyaga nicyo kiyaga kibitse metani gaze nyinshi cyane mu biyaga byose, gishobora gukora agatendo mu gihe gitoya. Ugihe ugeze kuri bwa bugari muri bwa bujyakuzimu bwacyo ugakozamo rimwe nk'akantu kaka cyose cyaba umuyonga, amazi ntiwamenya ko yahageze. Ariko ntabwo aribyo tuje kureba uyu munsi. Ibyo birwa biri muri icyo kiyaga biratuwe cyane, harimo ibituwe n'abakongomani ndetse n'abanyarwanda. Iki kiyaga gifite amateka akomeye ku gihugu cy'u Rwanda, kuko neza nujya kubw'abamu ugasanga umukobwa kuri icyo gihe watwitaga inda itateguwe, niko nabivuga, yahitaga ajya kujugunywa muri icyo kiyaga. Abenshi muri abo bakobwa usibye ko nubwo babajugunyagamo, abenshi hazaga abo twakita abakongomani bakaza kubakura muri icyo kiyaga bakajya kubagira abagore babo. Icyo kiyaga ni ikiyaga cyiza cyane ku isura, ba mukerarugendo basura bakakigera imbere, ariko abenshi ugipimye ahita agitinyira ako kanya, akireba akakibonamo ubugome bukomeye. Ariko ni ikiyaga kitubereye mu Rwanda. Ese wari uzi ko ikiyaga cya Kivu kiri mu biyaga bicukurwamo umunyu hano mu Rwanda? Ni ikiyaga cya mbere mu Rwanda gicukurwamo umunyu mwinshi. Kitubikiye metani gaze. Metani gaze ubwo bishatse kuvuga yuko ni umwuka w'ibicanwa. Abenshi reka twe kujya mu magaze y'icyo kiyaga, kuko ubutaha tuzinjira mu magaze y'icyo kiyaga, ureba ayo magaze uburyo yaterateranyije yavamo ikintu kibi cyane gifite ubugome, havamo amakarubonike utigeze ubona muri shimi, chemistry watamva ko utayize. Harimo harimo ibintu biteye ubwoba cyane, ariko sibyo tugamije umunsi kwinjiraho. Ubundi ikiyaga cya Kivu ni ikiyaga ukunze gusanga kenshi gitemberaho utunyoni, ibisiga, imisambi ndetse n'inyange. Wari uzi ko iki kiyaga kiri mu biyaga bihuruza ba mukerarugendo bakaza kureba ubwiza ndetse n'ibitatse icyo kiyaga? Iki ni ikiyaga kinini kiri mu Rwanda, ikiyaga giteye ubwoba, ikiyaga kirekire, ikiyaga gifite ubujyakuzimu buhambaye. Abenshi bahise bavuga ngo tugiye hano hirya muri Kenya, hirya yacu twasanga ikindi kiyaga gifite ibintu biteye ubwoba kurusha iki ngiki. Yego kirahari, ariko iki kiyaga umunsi cyakivuruganya kikerekana ubugome bwacyo cyahita gitinyika nacyo cyane. Iki kiyaga niyo mpamvu ubugome bwacyo Imana yagomeje kubuturisha, kuko buteye ubwoba mu buryo utamenya. Ubwo maze kubasona kuri iki kiyaga, reka
tuve muri studio. Naho ubutaha, ciao ciao. Wibuke kugenda uvuze ikintu ubutaha tuzakuvugira, kuko amateka yose ndetse n'ikintu cyose ubona ukibaza iherezo ryacyo, ukibaza aho cyavuye. Ayo makuru niyo mpamvu tuza ngo tuyafafanure, tuyahere ruhande muri studio z'inzu y'amateka ndetse n'inzu y'imigani. Nge mwari kumwe ni Isaac. Mugomeze guhorana n'Imana, amafaranga babe bugufi, Imana ihaze ibyifuzo byanyu. Ciao ciao, thank you.